ubundi bwoko bw'ihohoterwa. Ihohoterwa rishingiye ku migenzo gakondo, gukeba abakobwa no gukata imyanya ndangagitsina bidatewe n'uko ifite uburwayi, kandi akenshi bigakorerwa abakobwa bakiri bato. Gushyingira umuntu utarageza ku myaka y'ubukure. Gushyingira umuntu ku gahato, akenshi hagamijwe kumushakiraho inyungu. Aha twavuga nk'inkwano. Hari kandi icuruzwa ry'abantu. Icuruzwa ry'abantu ni ibikorwa bihindura umuntu igicuruzwa, bijyanye no gushakisha cyangwa se kwimurira umuntu ahandi mu gihugu cyangwa se mu mahanga hakoreshejwe uburiganya, ibikangisho, imbaraga cyangwa se agahato, ububasha ubikora bamufiteho, akenshi hagamijwe kumwangiriza ubuzima cyangwa se kumubyaza inyungu zitemewe. Uwagurishijwe akoreshwa mu biterasoni, mu buraya, mu bikorwa binyuranyije n'amategeko, mu bisa n'ubucakara, kumwica urubozo no kumukorera urugomo ndengakamere cyangwa se kumukoresha imirimo yo mu rugo nk'umuja. Amategeko y'u Rwanda ahana umuntu wese uranga, ugura cyangwa se ugurisha abantu.